Mwese abadukurikiye kandi baduteze amatwi, turabasuhuje Uwiteka abahire. Uyu ni wa mwanya mukurikirana ikiganiro Iyobokamana nyakuri. Abo mwumva ni bene so, ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Uwo mugiye kuganira amazina nitwa Manizampa Elie. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Reka buri wese asengere mu mutima we kugira ngo iri jambo rize kutugirira akamaro. Mbere yuko turambura ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Urakoze Data wa twese udukunda, turagushimye cyane, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko duhaye umwanya wo kuganira nabo waremye. Turagusabye kugira ngo buri wese umube hafi, kandi ubwo turi mu minsi iheruka, ubuzima bukagenda buducika uko bwije n'uko bukeye, utwigishe kubara iminsi yacu. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Rero nk'uko twababwiye insanganyamatsiko itubwira ngo utwigishe kubara iminsi yacu, turaganira kuri izi ngingo zitandukanye. Turaza kureba uburyo igihe cy'uburame ari kigufi, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, turaza kurebera hamwe code européenne cyangwa se amabwiriza abanyaburayi bashyizeho nk'uko yashyizwe ahagaragara na OMS, uburyo bwo kwirinda kanseri. Icya gatatu, turi burebere hamwe ni indwara zitandukanye. Icya kane, turaza kurebera hamwe urugendo rw'ubukristo n'uburyo ruruhije. Icya gatanu, turaza kurebera nyine iryo jambo utwigishe kubara iminsi yacu. Buri wese rero atega amatwi kandi akurikirane. Tugiye kureba uburyo ibyanditswe ibyanditswe byera byagaragaje uburyo igihe cyo kurama kwacu ari kigufi, ndetse turaza kureba n'impamvu igihe cy'uburame cyabaye kigufi. Mu gitabo cy'Ingoma ya mbere igice cya 29 ndasoma umurongo wa 14, haranditse ngo: ariko nkanjye ndinde n'abantu banjye, byatuma dushobora gutura tubikunze dutyo rwose, kuko byose ari wowe biturukaho, kandi ibyawe akaba ari byo tuguhayeho. Umurongo wa 15, kuko turi abashyitsi imbere yawe n'abasuhuke nk'uko basogokuruza bacu bose bari, iminsi yacu tumara mu isi ihwanye n'igicucu, nta byiringiro byo kurama. Uyu ni Dawidi, yarayoboye igihugu cya Isiraheli. Isiraheli bisobanura kunesha, ariko noneho yari yarahuye n'intambara nyinshi. Arebye iby'Imana imukoreye, ategura kubaka urusengero. Amaze gutegura kurwubaka, ategura n'ibizarwuzuza. Arangije abwira n'abantu kwitanga. Abonye uburyo bitanze biramunezeza cyane. Ageze akoresha amagambo akomeye ngo ariko nkanjye ndinde. Ubwo yabonye ntacyo ari cyo imbere y'Imana, nubwo yari umwami w'igihugu gikomeye nka Isiraheli. Hepfo arakomeza ngo byatuma dushobora gutura tubikunze dutyo rwose. Ubwo hari igihe abantu batura Imana amashimwe batabikunze. Hepfo, kuko byose ari wowe biturukaho. Ibyo dutunze, ibyo dufite byose bikomoka ku Mana, kandi ibyawe akaba ari byo tuguhayeho, kuko turi abashyitsi imbere yawe n'abasuhuke nk'uko basogokuruza bacu bose bari. Ubwo ubuzima bw'abasuhuke bari barabanje mbere ya Dawidi, bari abasuhuke nyine, nibwo buzima bari barabayemo. Ageze akoresha ijambo rikomeye ngo iminsi yacu tumara mu isi ihwanye n'igicucu, nta byiringiro byo kurama. Aya magambo uwitwa Yakobo, intumwa ya Yesu Kristo, nawe yongeye kuyagarukaho. Yakobo igice ni icya 4, ndasoma umurongo wa 13. Haranditse ngo: nimwumve yemwe abavuga muti, uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka, tumareyo umwaka, dutunde tubone indamu,
nyamara mutazi ibizaba ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe ukiboneka umwanya muto, kigaherako kigatamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga ni ibi ngo, Umwami Imana nibishaka tuzarama, kandi tuzakora dutya na dutya. Ariko dore mwirata ibyo mudashobora kwigezaho, bene iyo myirato yose ni mibi. Yakobo nawe agarutse ku mishinga abantu bakora. Kubaho dufite imishinga ni byiza, gupanga kujya i Dubai ni byiza, gupanga kujya muri Amerika ni byiza, gupanga kujya mu Bushinwa ni byiza, kuko Imana yategetse ko dukora. Ndetse n'igihe Pawulo yandikiraga Abakolosayi, yarababwiye ngo mujye muhoza umutima ku biri mu ijuru, ntimukawuhoze ku biri mu isi. Iryo jambo Abatesalonike baryumva vuba, barekeraho gukora. None se Pawulo ntiyavuze ngo tujye duhoza umutima ku biri mu ijuru, twe kuwuhoza ku by'isi? Bareka gukora, barangije baba bakazitereyemo. Pawulo ageze arabandikira, arababwira ngo kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Bari bazi ko Yesu agiye kuza muri iyo minsi. Ageze harabibabuza, ndetse abandikira amagambo akomeye cyane, arababwira ngo kubera kudakora musigaye mwarabaye bakazitereyemo. Uhereye none udakora ntakarye. Gupanga imishinga ni byiza, no gukora ni byiza. Na Yakobo abigarutse aravuga ngo ntimwumve yemwe abavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumareyo umwaka, dutunde tubone indamu, nyamara mutazi ibizaba ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe ukiboneka umwanya muto, kigaherako kigatamuka. Igihe umujye mukibonayo kiri hejuru, imvura igiye kugwa mubona uburyo igihu kiza kikaba cyinshi, mu kandi kanya kikaba kiragiye. Ubugingo bwacu natwe niko bumeze. Aya magambo Petero nawe yagarutseho. Petero intumwa y'Umwami wacu Yesu Kristo, nawe yagarutseho mu gice cya mbere, umurongo ndahera ku wa 22. Urwandiko rwa mbere Petero yanditse, igice cya mbere, umurongo wa 22, haranditse ngo reka mpere ku wa 23. Kuko mwabyabwe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. 24. Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Twavuga ngo amen. Ibifite imibiri byose, abafite umubiri bose, uko wakwirata kose, uko wakwizunguza kose, umubiri uguhindutse ugira ngo ntabwo ari wowe. Ageze aho aravuga ngo kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ubwatsi n'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Petero rero nawe ageze aho agarutse kuri ubu buzima dufite, uburyo bumara igihe gito. Kuba duteze amatwi, turi kuganira iryo jambo ritubwira ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 47. Itangiriro igice ni cya 47. Ndasoma mpereye ku murongo wa 7. Naho handitse amagambo nk'aya. Umurongo wa 7 haranditse ngo Yosefu yinjiza se Yakobo amushyira Farawo. Yakobo asabira Farawo umugisha. Farawo abaza Yakobo ati imyaka y'ubukuru bwawe ni ingahe? Yakobo asubiza Farawo ati imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi, ningana n'imyaka y'ubukuru bwa basogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Yakobo asabira Farawo umugisha, maze amuva imbere.
Yakobo nawe ageze mu Egiputa yari yarahuye n'intambara nyinshi kubera ko yari yarariganije Esawu. Yakobo cyangwa Jacques bisobanura umuriganya, nuko nyuma yaho yaje guhindurirwa izina akitwa Isiraheli, bisobanura kunesha. Abamukomotseho bakitwa Abisiraheli. Ibyo ni amateka ya Bibiliya, ku basomyi ba Bibiliya murabizi. Yari yarariganije Esawu, ariko ijambo Esawu nabyo bisobanurwa ngo ukerensa iby'Imana. Esawu yari yarakerenceje iby'Imana. Yakobo rero yari yarahunze Esawu ajya kwa Labani, atendera abakobwa babiri, uwitwa Leya n'uwitwa Rasheli, ariko akaba yarakundaga Rasheli cyane. Ariho yabyaye umwana w'imfura w'umunyabwenge witwaga Yosefu n'uwitwa Benjamini. Ariko Yosefu niwe muntu wakundaga Imana cyane, abo yari yarababyaye kuri Rasheli. Bituma rero abana bavukana kuri Leya bagira ishyari, bapanga kuzamugurisha, bamugurisha Abishimayeli. Abishimayeli nabo bamugurisha kwa Farawo. Agezeyo Imana imusohozaho ibyo yari yaramuvuzeho, ariko imaze kubisohoza igihe cyarageze, Yosefu biba ngombwa yuko asuhukira mu Egiputa kubera inzara. Inzara ni mbi. Amaze gusuhukirayo, akigerayo, Farawo yitegereza Yakobo, ageze aramubaza ati muze, ubundi imyaka yawe ni ingahe? Ati ndeka, imyaka y'uruzerero rwanjye, imyaka y'ubukuru bwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi, ntingana n'imyaka y'ubukuru bw'abasogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Arangije ngo asabira Farawo umugisha, amuva imbere. Tugahita twibaza ikibazo ngo ese aba bakurambere mu ruzerero rwabo baramaga imyaka ingana iki? Turasoma mu gitabo cyitwa ni igitabo cyitwa Conseil sur la nutrition et les aliments, cyangwa se inama ku byo kurya n'imirire. Ni icyigisho cya 6, chapitre ya 6, ku kagingo kavuga ngo un héritage de dégénérescence, cyangwa se umurage wo gusigingira. Gusigingira se ni gute? Niba kera Aburahamu yarabonye abashyitsi akabaga ikimasa, uyu munsi umuntu afata irobo ry'ubugari, agafata n'inyanya ebyiri n'utunyobwa, akarya, yarangiza agahaguruka ngo arahazi. Oya, ko no gusigingira. Haranditse muri iki gitabo ngo l'homme est sorti par ferme de son créateur. Umuntu yavuye mu biganza by'Imana atunganye. Byanditse no mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 29. Haranditse ngo icyo nzi ni kimwe, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ngo ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Burya Imana yaremye umuntu ari mwiza, abantu bamaze kwiyonona bishakira ibihimbano byinshi, birabahindanya, nabo barahindana baba babi kugeza uyu munsi. Le fait qu'il subsiste encore après 6000 ans de péché et de maladie témoigne éloquemment de la force de résistance qui a été épandue au moment de la création. Kuba agikomeje guhanyanyaza nyuma y'imyaka 6,000 y'icyaha ndetse n'indwara, byerekana mu buryo bukomeye cyangwa se bw'ubutyoza imbaraga zo gukomeza kuramba zagiye zihererekanwa kuva mu irema. Hepfo haranditse ngo bien que les antédiluviens se soient adonnés au péché sans restriction, il fallut plus de 2000 ans avant que les résultats de la transgression des lois naturelles deviennent apparents. Nubwo abigiye cya mbere y'umwuzure birunduriye mu byaha nta rutangira, byatwaye imyaka 2000 mbere yuko amategeko karemano, mbere yuko ingaruka zo kwica amategeko y'ibyaremwe zigaragara. Si Adam n'avait pas eu plus de vigueur physique que les hommes de nos jours, il y a longtemps que l'humanité aurait disparu de la terre. Iyaba Adamu atararemanwa imbaraga z'umubiri ugereranije n'abagabo b'iki gihe, habashize igihe kirekire inyoko muntu yarazimangatanye ku isi. Abagabo b'iki gihe nubwo twakwikwega, nubwo twakwigira ute, ariko nta mbaraga z'umubiri dufite, ahubwo Adamu niwe wari wararemanywe imbaraga z'umubiri.
ndetse mu gitabo kinti mfite cyitwa Inama z'Imana muri iyi minsi ho barasobanuye ngo abana b'Imana nibazuka ngo Adamu azaba ahagararanye na Kristo, ngo azareba indeshyo uko umuntu yagiye asigingira kubera icyaha, ngo narangiza abaze Kristo ngo harya maze gupfa waremye abandi bantu, ngo nawe ngo amusubize ngo oya nta bandi bantu naremye, ngo ahubwo ni ingaruka z'icyaha wakoze. Adamu ngo azarira, kuri Adamu ngo niho Kristo azahera hanagura amarira ku maso. Ubwo yo twiga ibyanditswe bikatubwira ngo tuzahanagurwa amarira ku maso bizahera kuri Adamu, nawe ngo azareba uko inyoko muntu yasigingiye. Urebye uko umuntu asigaye ahagaze muri iki gihe indeshyo, nawe narangiza ngo arire. Hepfo haranditse ngo noneho ngo hepfo haranditse ngo depuis la chute, la dégénérescence de l'humanité est allée à s'accentuer d'une génération à l'autre. La maladie est passée des parents aux enfants, à tel point que des pauvres petits êtres de berceaux doivent supporter les tares transmises par l'hérédité. Akimara kugwa, gusigingira kw'inyoko muntu kwagiye kwiyongera kuva ku gisekuru kimwe kujya ku kindi, indwara z'uruhererekane ziba ku babyeyi zijya ku bana, ku buryo n'utwo duhinja tw'impezamajyo tukiri mu ngobyi za ba nyina, tukiri muri za kuveze, natwe ujya usanga twagiye twikoreye imitwaro twagiye duhabwaho nk'ihererekanyamurage. Hepfo, pourtant, d'après Moïse, le premier historien qui nous a reçu un tableau assez complet de la vie individuelle et patriarche et sociale chez les patriarches, nous n'apprenons ni part qu'ils soient nés des enfants aveugles, sourds-muets, déformés ou idiots. Ariko iyo turebye kuri Mose, umunyamateka wa mbere, adusigira urutonde rwuzuye rw'imibereho y'umuntu ku giti cye ndetse n'imibanire ye n'abandi ku bakurambere bacu, tujya tubona ko nta mwana wavukaga ari ikigoryi, ari impumyi, ari igipfamatwi cyangwa se ari ikimuga. Mu gihe cya Mose ibyo ntago byabagaho. Il n'est pas question non plus de nourrissons ou d'enfants ou d'adolescents décédés de mort naturelle. Yewe nta mwana wonka cyangwa umwana usanzwe cyangwa inyimbi wapfaga urupfu rudasanzwe. Voici ce que nous rapporte le registre des décès dans la Genèse. Reka noneho turebe urutonde rw'impfu ku bakurambere bacu. Tous les jours qu'Adamu vécut les filles de 930 puis il mourut. Imisi yose Adamu yaramye yari imyaka 930 nyuma abona gupfa. Tous les jours de Seth filles de 912 puis il mourut. Imisi yose Seti yaramye yari imyaka 912 nyuma abona gupfa. Au sujet des autres patriarches, les récits déclarent qu'il mourut âgé et rassasié de jours. Kuri umwe mu bakurambere ibyanditswe biravuze ngo yapfuye neza ashaje ahazi imisi y'uburame. Yapfuye neza ashaje ahazi imisi y'uburame. La mort d'un fils avant son père était chose si extraordinaire que les récits sacrés en fait mention. Ehara muri a présence de terre son père. Urupfu rw'umwana mbere y'ababyeyi cyari ikintu kidasanzwe ku buryo ibyanditswe bivuze ngo Harani apfira mu maboko ya Setera. Mbega abantu b'icyo gihe byarabatunguye cyane, bagiye kubona babona Harani apfiriye mu maboko ya Setera. Ubwo nitangirira igice cya 11 umurongo wa 28, kandi bari bamenyereye ko umuntu akura akarama imyaka 900 umwana wakamukurikira. Babona Harani apfiriye amaboko ya Setera muri Uri y'Abakarudaya. Bageze aho barikanga cyane ab'icyo gihe ngo byababereye ikintu kidasanzwe. Kubw'iyi myaka myinshi baramaga, ibi nibyo byatumye Yakobo bamubaza ati ariko se muze umaze imyaka ingahe? Ati mundeke. Ati imyaka y'ubukuru bwanjye, imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'uruzerero rwanjye ibaye mike, ibaye na mibi, ntingana n'imyaka y'ubukuru bwa basogokuruza mu minsi y'uruzerero. Haranditse ngo à peu d'exception près, les patriarches d'Adamu ano vécurent presque 1000. Uretse irenga yobora rikeya, abakurambere kuva kuri Adamu kugera kuri Nowa babagaho ugereranije imyaka 1000.
bigeze kuri Nowa byagenze biti. Ibyanditswe biravuze mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5 ngo, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima y'abitekereza ari kubi gusa iteka ryose. Imana igeze iravuga ngo, nicujije ko naremye umuntu, nzarimbura umuntu naremye. Ndetse igeze iravuga ngo, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu. Byagenze bite? Abantu baramaga imyaka 900 kugira ngo ize kugabanuka. Uyu munsi umuntu uramye imyaka myinshi yabaramye 60, 70. Igihe cyarageze umwuzure uraba, umaze kuba, abantu bari basanzwe batunzwe n'ibimera nk'uko byanditse mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 29. Bari basanzwe batunzwe n'ibimera, ariko igihe bavaga mu nguge, igihe bari mu nguge, urumva umwuzure wari waragwiriye isi yose. Hanyuma bavuye mu nguge, Imana mbere bari mu nguge, Imana ibona nta byo kurya basigaranye, iravuga ati noneho murye kuri izo nyama ziri aho ngaho. Ariko mu migambi y'Imana ntabwo hari harimo ko abantu barya inyama. Bavuye mu nguge, bagiye ku nyama ngo bumvise ziryoshye cyane. Hanyuma bavuye mu nguge batangira guhiga amatungo. Imana irababwira ati rero mwongere muhinge, ariko noneho batangira kwiruka ku nyamaswa no kuzihiga. Hanyuma izo nyama Imana izibahera kugira ngo igabanye igihe cyo kurama kwabo, kuko baramaga imyaka 900 n'ubundi batubaha Imana. Imyaka yabo kuva kuri Nowa byageze kuri Aburahamu ari 120. Bigeze mu gihe cya Mose muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12. Ariko yageze aho abona igihe cyo kurama ari kigufi. Ageze aravuga ngo, utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo tubone uburyo dutunga imitima y'ubwenge. Dès lors, la moyenne de la durée de la vie va sans cesse à diminuer. Kuva ubwo icyizere cyo kurama cyagiye kigabanyuka. Au temps du Christ, déjà la race humaine était si dégénérée. Mu gihe cya Kristo ndetse inyoko muntu yari yaramaze gusigingira, que de toutes les villes on apportait au sauveur les malades, non seulement âgés, mais des adultes et des jeunes en fait qu'il les guérit. Ntabwo abamuzaniraga abarwayi bakabamuzanira atari abakuze gusa, atari n'abageze mu zabukuru cyane, ahubwo n'urubyiruko kugira ngo abone uko abakiza. Umubare munini w'abo bantu wabaga uniha mu buryo bukomeye cyane, unihishwa n'indwara ndetse n'ubuhanya bwo mu bwenge ndetse n'ubw'umubiri. Twarebaga gatoya uburyo igihe cyo kugabanuka kwacu ari kigufi, ndetse n'igihe cy'uburame bwacu ari kigufi, ariko umugamba ro kugira ngo agahe gato dusigaranye kabe ako kwitegura kuzarama by'iteka ryose ndetse no kuzaragwa ubugingo buhoraho, kuko iyi si yo ntabwo ari iyacu, ahubwo uburyo twarebaga uburyo dukwiye gukora kugira ngo iwacu twakore neza, ariho mu ijuru tuzimukira. Umwanditsi yarakomeje agira ati mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere page 115 haranditse ngo, mon attention fut attirée sur les conditions misérables de nos contemporains. Nongeye kwerekwa imiterere y'ubuhanya buriho muri iki gihe cyacu. Les générations sont allées à s'affaiblissant. Ibisekuru biragenda bicika intege. Et les maladies de toutes sortes affectent la race. Ati yewe indwara z'amoko yose zafasha abantu. Abantu bafite amakoperative y'indwara mu mibiri yabo. Des milliers d'individus au corps difformé, chétifs, nerveux, haranditse ngo aux esprits assombris, traînent une existence misérable. Ibihumbi byinshi by'abantu, imibiri yahindanye, nta mbaraga, ifite intege nke, imitsi yabo yumva irashaje, intekerezo za benshi zirijimye, abantu bafite ubuzima bubaguye nabi. Satan a de plus en plus prise sur l'humanité. Et si le Seigneur ne revenait bientôt pour le réduire à la puissance, la terre ne tarderait pas à être dépeuplée. Satani aragenda arushaho kwigarurira abantu. Nyagasani atagarutse vuba ngo ahindure Satani ubusa, isi ntiyatinda kuba amatongo.
Imana idatabaye isi yacu ntiyatinda kuba amatongo. Dawidi we rero yabibonye ate? Kugira ngo tuve kuri iyi ngingo twihuse, Dawidi yabibonye ate? Mu gitabo cya Zaburi, Zaburi ya 39 umurongo wa 5. Zaburi ya 39 uyu murongo wa 5 handitse aya magambo: Uwiteka umenyesha iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi igikenya. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa. Ni ukuri umuntu wese agendanye igicucu. Ni ukuri bahagarikira umutima ubusa. Umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Mwami, none ntegereje iki? Ni wowe niringira. Twavuga ngo amen. Dawidi we yabonye nta wundi wo kwiringira, abona nta wundi wo kwizigira, abona uretse Imana yonyine nta wundi muntu muri iyi si wo kwiringira, kuko iby'isi byose biragwaguza ndetse n'abayituye bose nuko nguko bameze. Imana yonyine niyo itajya itererana abayihungiraho. Hanyuma reka tugere ku kagingo ka kabiri twihuse cyane. Tugiye kureba icyo bita code européenne n'iki. Code européenne cyangwa se amabwiriza abanyaburayi bashyizeho yo guhangana n'ikintu bita kanseri. Ayo mabwiriza abanyaburayi bashyizeho, ni inzobere z'abanyaburayi zakoze izo research, ariko na OMS irabihamya. Reka turebe muri iki gitabo mfite hano cyitwa Croquer la vie, cyanditswe n'uwitwa Dr Pamplona Roger. Haranditse kuri page yaho ya 95: Pour conserver la santé, nous devons faire des fruits et des légumes frais, la part fondamentale de notre alimentation. Kugira ngo tubungabunga ubuzima, dukwiye gufata imbuto n'imboga bikaba uruhare rw'ibanze mu byo kurya byacu. Ibi byashyizwe ahagaragara n'uwitwa Mahatma Gandhi, wari umuhinde wabayeho mu mwaka wa 1869 akageza mu 1948. Hirya haranditse ngo Le Code européen contre le cancer, élaboré par un comité d'experts de tous les pays membres de la Union européenne, recommande au 3e point. Ati aya mabwiriza abanyaburayi bashyizweho yashyizwe ahagaragara na komite y'inzobere y'ibihugu byose by'i Burayi kugira ngo birinde indwara ya kanseri. Ku ngingo yaho ya 5 haranditse ngo Manger fréquemment des fruits, des légumes frais et des céréales à forte teneur en fibres. Murya imbuto ku bwinshi, murya imboga ku bwinshi, bibaye byiza izo mbuto n'imboga byaba ari bibisi. Murye n'ibinyamizi ku rugero rwagutse kubera ko bifite fibre zituma amara akora neza, umuntu akabasha kujya kuri toilette bitamugoye. Hepfo haranditse ngo Ce que nous devons manger pour être en bonne santé, ce sont justement des aliments d'origine végétale. Ibyo twagakwiriye kurya kugira ngo tube dufite ubuzima bwiza ni ibyo kurya bituruka ku bimera. Les fruits et les céréales, les légumes verts, imbuto, ibinyampeke ndetse n'imboga rwatsi, et les tubercules ndetse n'ibinyamizi. Ubwo mvuze ibinyamizi, ubwo hazamo imyumbati, hakazamo amateke, hakazamo ibijumba n'ibirayi. Ibyo ni ibinyamizi. Constitue le régime de base de l'être humain. Ati ibyo nibyo byo kurya by'ibanze by'umuntu. Avec ce régime, nous sommes non seulement bien nourris. Iyo dukoresheje ibyo byo kurya ntabwo tuba turiye neza gusa, mais encore nous prévenons de nombreuses maladies comme le cancer. Ahubwo tuba twirinze indwara nyinshi nk'amakanseri. Ugahita wibaza ngo none ko babihingisha ifumbire mvaruganda? Yego. Gukoresha umunyu wa gikukuru, ikiyiko kimwe cy'umunyu wa gikukuru mu cyumweru cyose, ntabwo mvuze ngo uzawufatira icyarimwe ukajya unywa mu mazi, biri mu bintu birinda izo effects zo kurwara kanseri wari ibi byo kurya byahinzwe mu ifumbire mvaruganda. L'alimentation des origines, ibyo kurya by'ibanze. Hepfo turacyari kuri ya code européenne niyo nshaka gusobanura. Iki gitabo cyitwa Croquer la vie cyanditswe na Dr Pamplona Roger. Haranditse ngo
Ce qui est étonnant, ati igitangaje, c'est que les régimes riches en fruits, céréales et légumes que préconise maintenant par la Union européenne pour la prévention des maladies dégénératrices est précisément celui de l'être humain à son origine. Haranditse ngo igitangaje nuko ibyo byo kurya bishingiye ku mbuto, imboga, ibinyampeke ndetse n'ibinyamizi nibyo umuryango w'ibihugu by'i Burayi watanzeho inama kugira ngo abantu birinde indwara zo gusaza za hato na hato, kandi basanga ari byo kurya Imana yari yaratanze uhereye mu irema. Le livre de la Genèse, igitabo cy'itangiriro, Le noyau de la littérature mondiale écrit par Moïse, kimwe mu bitabo byatangiriweho kwandikwa cyanditswe na Mose. Iki gitabo Mose yacyanditse ari Midiyani, noneho hashize imyaka ibihumbi bitatu 3500 ibihumbi 3500. Muri icyo gitabo cy'itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29 haranditse ngo dore mbahaye ibimera byose biri ku isi kandi bifite imbuto n'utubuto bizabe ibyo kurya byanyu. Uyu mudokiteri akomeje hasi avuga ngo au début l'homme n'était pas carnivore, mwitangira ntabwo umuntu yari umuntu ubereyeho kurya inyama, mais végétarien, ahubwo yari umuvegetarian. Niko Imana yari yaramuremye, Imana yari yaramugize umuvegetarian. Hanyuma iyi code européen yo reka tuyiborebe hano kuri iyi page ya 59, igitabo mfite hano nacyo cyanditswe na Dr. Pamplona Roger afatikanije n'uwitwa Dr. Marcelo Niek-Mier-Real. Abangaba babiri banditse iki gitabo cyitwa 21 Day to Change Habit, cyangwa se iminsi 21 yo guhindura akamenyero. Hanyuma muri iki gitabo niho banditsemo ngo European Code Against Cancer, cyangwa se amabwiriza abanyaburayi bashyizeho kurwanya kanseri. These recommendations are a result of coordinated project by International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization. Haranditse ngo aya mabwiriza n'umusaruro wa projet cyangwa se w'umushinga mpuzamahanga ku bushakashatsi kuri kanseri nk'uko hashyizwe ahagaragara na OMS cyangwa se World Health Organization, hanyuma ugaterwa inkunga na Commission Européenne. Hanyuma ibyanditse muri code européenne, icyambere, don't smoke, ntukanywe itabi. Don't use any form of tobacco, ikintu cyose gishingiye ku itabi ntukagikoreshe. Ibi byanditse mu mabwiriza y'abanyaburayi yo kwirinda kanseri. Make your home smoke free, irinde ko iwawe mu rugo hagera ibintu by'imyotsi bijyanye n'itabi. Support anti-tobacco policies in your workplace, noneho shishikariza cyangwa se fasha gahunda yo kurwanya kunywa itabi ahakuzengurutse. Ibi ni by'abanyaburayi bagenderaho. Maintain a healthy weight, manza urebe ko ibiro byawe bitari hejuru cyane, reba ko ibiro byawe biringaniye. Aka dukunda kukavugaho kenshi. Muri iki gitabo yanditse cya mbere cyitwa Croquet-Ravie, chapitre ya 14, baravuze ngo reba ko ibiro byawe bitari hejuru cyane. Chapitre ya 14 hari icyo nshaka kuasoma tukiri kuri iyi code européen yo kurwanya kanseri, page chapitre ya 14 y'iki gitabo cyitwa Croquet-Ravie. Reka nze mpagere mbabwire uko handitse ku bijyanye no kurwanya kanseri, ndetse turebe nuko handitse. Page chapitre ya 14 bari gusobanura uburyo ibiro byinshi umuntu bifite aba afite ikibazo gikomeye cyane, ndetse iyo bibaye byiza akora ibishoboka byose yarangiza akagabanya ibiro. Haranditse ngo iki gitabo chapitre ya 14 haranditse ngo l'expérience nous prouve, ati inararibonye riratugaragaza, les statistiques le confirment, kandi ibarurisha mibare rirabigaragaza, qu'il est difficile de trouver un végétarien obèse, ko bigoranye cyane kubona umuntu y'ibituruka ku bimera ubyibuha cyane. En fait, l'obésité aura tendance à en souffrir.
iyo umuntu afite umubyibuho w'ikirenga aba yitegura kuzahura n'umubabaro. L'excès de poids entraîne bien des problèmes de santé. Kwiyongera kw'ibiro biteza ibibazo by'ubuzima bikomeye cyane. Le cœur, les os et les articulations une surcharge de travail. Ati umutima, amagufwa ndetse n'aho amagufwa ahurira haba hafite akazi kadasanzwe. Uyu mudokiteri aranditse ngo perdre du poids c'est gagner de la santé. Gutakaza ibiro niko kugira ubuzima. Iri jambo reka rindisubiremo. Perdre du poids c'est gagner de la santé. Gutakaza ibiro niko kugira ubuzima, niko kugenda wangushye, nibyo byiza. Hepfo aranditse ngo le poids idéal d'un adulte peut se calculer approximativement d'après sa taille. Ati ibiro biringaniye by'umuntu ukuze ushobora kubipima ugendeye kuri taye ye. Ibi bintu mbisubiyemo kenshi. Les centimètres qui dépassent les mètres de hauteur ce sont des kilos qu'on devrait peser. Santimetero zirenze ku burebure ufite nibyo biro wakagombye kugira. Hakiyongeraho cyangwa hakagabanukaho 10%. Ubwo niba ufite metero imwe na santimetero 70 ukwiye kugira ibiro 70, hakiyongeraho 10% ry'ibyo biro 70 ukagira ibiro 77, hagabanukaho 10% ry'ibyo biro 70 ukagira ibiro 63. Waba uri muri iyo range kuva kuri 63 kugeza kuri 77 ukaba uhagaze neza, akaba ari nta kibazo ushobora kugira cy'umubyibuho w'ikirenga. Ariko aranditse ngo gutakaza ibiro aho kugira ngo byiyongere byagabanuka. Gutakaza ibiro niko kugira ubuzima. Noneho babivuzeho byinshi cyane, ariko twebwe turacyari aha ngaha kuri code européen cyangwa si European Code Against Cancer. Hepfo aranditse ngo maintain a healthy weight. Reba ko ibiro byawe biri kuri gahunda. Exercise every day. Reba ko ukora imyitozo buri munsi. Imyitozo ngororamubiri nuko nta mwanya wo kubisoma, ariko imyitozo ngororamubiri ivura indwara 75. Imyitozo ngororamubiri ivura indwara 75. Limit the time you spend sitting. Igihe umara wicaye kigabanye. Kumara igihe wicaye bituma ubyibuha cyane, bigatuma ibiro byiyongera. Ingingo ya 5 ya yindi twamaze kuvugaho mu kanya. Adopt healthy eating. Reba uburyo warya neza. Consume a great amount of grains, legumes, fruits and vegetables. Usabwa gukoresha ibinyampeke byinshi, ugakoresha imboga nyinshi, ugakoresha n'imbuto nyinshi. Noneho ikindi, limit high calories food. Irinde ibyo kurya bifite amasukari menshi cyangwa ibinure byinshi, grace. And avoid sugary drinks. Kandi ibyo kurya bifite amasukari menshi nabyo bigabanye. Avoid excess processed meat. Irinde izi nyama. Limit the intake of red meat and food high in salt. Ikindi bavuze usabwa kwirinda inyama z'umweru and food high in salt. Ibi ngibi ndimo kubasomera babyita European Code Against Cancer. Nibo babishyizeho, ntabwo ari abagorozi babishyizeho. Icyo dukora ni ukubasomera tukabereka ibikwiye n'ibidakwiye, mwarangiza noneho mukihitiramo. Ariko bibaye byiza, ubuzima buruta ubuzima. Iyo umuntu afite ubuzima burya aba afite ikintu gikomeye cyane, kandi kwirinda biruta kwivuza, kandi ubuzima buruta uburyohe. Noneho hepfo aranditse ngo limit the intake of alcohol. Irinde kunywa inzoga. Although the best thing for cancer prevention is to avoid alcoholic beverage. Nubwo ikintu cy'ingenzi cyane mu kurwanya kanseri ari ukwirinda ibisindisha. Iyi ngiyi ni European Code. Avoid excess exposure to sun. Irinde kujya ku izuba cyane cyane abana, bajye bakora ikintu bita protection kugira ngo birinde ultraviolet light. Ibyo ngibyo bibafasha guhangana na kanseri. Noneho ikindi bavuze ku ngingo ya 8, aho ukorera, aho uri, irinde ibintu bishobora kugutera kanseri. Icya 9, irinde kwishyira ku bintu by'imirasire byinshi, cyangwa se ibintu bya uranium n'ibindi bishobora kugutera kanseri. For women, icya 10, itegeko rya 10 cyangwa se ingingo ya 10 muri European Code. For women, maternal lactation reduces the cancer risk of mother.
haranditse ngo abadamu bonsa cyangwa se ababyeyi bonsa, ibi ngibi bibafasha kugabanya indwara ya kanseri. Ababyeyi batonsa bashobora kugira ikibazo cy'amakanseri, ariko ababyeyi bonsa ntago bajya bagira ikibazo cya kanseri. If it is possible, breastfeed your baby. Niba bigushobokera, onsa umwana wawe. Irinde kujyana n'iterambere, irinde gukoresha ikintu bita plastic surgery, kuko nabonye hari abakoresha plastic surgery agafata ibere barangiza bakaribaga n'imbere bagashyiramo agaplastike, inyama bakazomekaho inyuma kugira ngo ibere rye rijye rigenda rihagaze atazava kuri 6. Umuntu arasaza, umuntu arapfa. Ujye wonsa umwana wawe kugira ngo atazarwara kanseri. Hormone replacement therapy increase the risk of specific type of cancer. Noneho iyi misemburo, kwivurisha imisemburo ngengamubiri byongera risk yo kurwara kanseri. You have to limit hormone replacement therapy treatment. Icyo usabwa ni ukugabanya kwivurisha kugutera imisemburo, kuko biri mu bintu bishobora kukugiraho ingaruka kuri cancer. Number 11, 11, make sure that your children participate in immunization program against hepatitis B. Noneho ujye ureba ku mwana wawe wamuhaye urukingo rwa hepatite B, human papilloma viruses, hanyuma n'aka ka virusi kitwa human papilloma virus, cyane cyane ku bakobwa nibo bakunda kuyirwara. Reba ko utafite kanseri y'amabere, cyane cyane ku bagore n'abakobwa, breast cancer, yes, cervical cancer, nanone urebe ko udafite kanseri y'inkondo y'umura. This is European Code Against Cancer. Iyi ngiyi niyo bita amabwiriza y'abanyaburayi mu kwirinda kanseri, ni ingingo 12. Ariko bashyizemo n'akakandi ngo kurya imbuto, imboga, ibinyampeke n'ibinyamizi, ngo ntago uburiye neza gusa, ngo ahubwo uba uhanganye n'izindi ndwara nyinshi nk'amakanseri. Rero aho ngaho nari mpavuye. Ndetse hari ikintu bano bantu baturusha ku bijyanye na nutrition, ku bijyanye n'imirire, cyane cyane abanyesipanyoli n'abafaransa bari mu bantu bakunda ibijyanye n'imirire cyane. Mu gitabo mfite hano bari gusobanura uburyo abantu bakurikirana abanyonzi, kuki aba banyonzi baza muri Afurika akaba aribo badutwara imyanya ya mbere kandi natwe turya. Baza gusanga ari abantu bakoresha ikintu bita nutrition ku rwego ruhanitse. Muri iki gitabo barabisobanuye. Igitabo mfite cyitwa Santé par la nature, cyanditswe n'uwitwa Dr. Ernest Schneider, yari umudage. Ni Santé par la nature volume ya mbere. Haranditse ngo ça fait plus de 30 que l'OMS, hashize imyaka 30, que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a affirmé qu'on peut être parfaitement sain sans consommer aucun produit du royaume animal. OMS ubwayo niyo yagaragaje ko ushobora kubaho ukagira ubuzima bwiza utari ibyo kurya na bimwe bituruka ku matungo. Aha ndi gusoma ni kuri page 216. Mu makuru agezweho, nkuko twabigaragarijwe, nkuko bigaragara iyo dukunda kubona aba banyonzi baza muri Afurika baturutse ku mugabane w'Iburayi, des grands champions de sport si dire que les cyclistes, abakora iyi myitozo, abasportifu bakomeye cyane nk'aba banyonzi, par leur indication de leur médecin, nkuko byagaragajwe n'abaganga babo babakurikirana, suivent un régime végétal, bakunda kuba ari aba vegetarian, bakunda kwirira ibyo kurya bituruka ku bimera. None haraje ahuye nawe rero wagiye mu marushanwa wariye inkoko, wariye dendo. Hepfo noneho muri iki gitabo haranditse ngo de nombreuses études et essais ont démontré suffisamment qu'une alimentation végétale et même crudivore peut maintenir un organisme fort, jeune et au niveau des capacités et de plénitude physique et mentale les plus élevées. Haranditse ngo ubushakashatsi bwinshi n'amagerageza menshi yagaragaje mu buryo buhagije ko ibyo kurya bituruka ku bimera, cyane cyane amasarade, le crudivore,
ujye ugera ku masarade ufate menshi, ibyo kurya bitetse ufate bikeya, icyo gihe uzaba uri kubaka umubiri wawe mu buryo bukomeye. Ndetse hepfo baranditse ngo bishobora gutuma umubiri ugira imbaraga kandi ugahora ufite itoto, ndetse mu bushobozi ndetse bwaba ubw'impagarike ndetse n'ubw'ubwenge biri hejuru cyane. Hari raporo yashyizwe ahagaragara n'uwitwa Dr Broncle n'uwitwa Theodore Hahn. Aba bagaragaje muri raporo yabo bavumbuye ikirwa cyitwa Ile de Landrone cyangwa se Ile Mariane, cyari cyaravumbuwe n'abanyespanyoli mu mwaka w'igihumbi 1620. Abo bantu aho hantu bari batuye ntabwo bari abantu bari civilize cyane. Aho hantu ngo icyo kirwa cyabo bari batuyeho ngo ntabwo ngo ikintu cyabaga ni inyoni gusa, ngo ariko nazo ntabwo baziryaga. Il n'y avait aucun animal d'arire. Kuri icyo kirwa nta nyamaswa yahabaga. Ces gens-là n'avaient pas jamais vu le feu. Abantu bari batuye aho ngaho ntabwo bari bazi umuriro icyari cyo. Et au début, il n'avait pas la moindre idée concernant ses caractéristiques et son emploi. Kandi mwitangira ntabwo bari bazi imikoreshereze y'umuriro ndetse nuko ukoreshwa. Aba bantu noneho babagaho bati, iki kirwa bakimara kukivumbura basanze abantu baho batazi umuriro, basanga icyo kirwa kibaho inyoni, nta nyamaswa zahabaga. Abo bantu rero icyo baryaga ni iki? Leur alimentation était exclusivement végétale. Ibyo kurya baryaga byari ibyo kurya bituruka ku bimera, composé de fruits et de racines d'arbre état naturel, birimo imbuto ndetse n'ibinyamizi muri ndemano yabyo. Les indigènes bakavukire, abo basangwa butaka, abo bari aho ngaho, étaient bien formés, bari bateye neza. Fort, ari abanyembaraga, actif, ari abanyamwete, et portait facilement sur les épaules des poids de presque 200 kg, kandi agafata ibiro birenze 200 akabishyira ku rutugu akabimanukana. La maladie était presque inconnue. Kuri icyo kirwa nta ndwara bari bazi, mu bigaragara nta ndwara bari bazi. Il vivait souvent jusqu'à l'âge avancé, babagaho imyaka isa naho yegereye imbere cyane. Noneho hepfo haranditse ngo ntabwo kubona umuntu urwaye kuri icyo kirwa byari ibintu bitunguye abo bantu muri icyo gihe, kandi babagaho imyaka irenze ikinyejana babaho kandi bameze neza. Icyo kirwa ngo bakise Ile Mariane cyangwa se Ile de Landrone, cyavumbuye mu mwaka w'igihumbi 1620, kivumburwa n'abantu bitwa aba Espanyoli. Ubwo ngewe icyo ndimo kubereka ni ibijyanye no kuba umuntu arya ibituruka ku bimera, byaba na ngombwa agakoresha amasarade y'ibintu bibisi n'umumaro wabyo mu mubiri w'umuntu. Iki gitabo ndi gusoma cyitwa Santé par la Nature, volume ya mbere, cyanditswe n'uwitwa Dr Ernest Schneider, umudage. Hariho volume ya mbere na volume ya kabiri. Hepfo noneho haranditse ngo aujourd'hui à travers les moyens de communication, uyu munsi binyuze mu nzira z'itumanaho, tout le monde est au courant de certains des sportifs les plus célèbres du monde. Buri wese abashishikajwe cyane n'abasportifu bakomeye cyane b'ibyamamare ku isi, quelques champions olympiques y compris, ndetse uretse nabo n'abakina imikino ya Jeux olympiques, suivent un régime qui n'inclut pas du tout du poisson ni de viande. Aba bantu mu mirire yabo ntago bajya barya inyama cyangwa ngo barya ifi, kuko ibi biri mu bintu bibaca intege. Niyo mpamvu ejo bundi mwabonye mu marushanwa bamwe bagiye bikuramo, ariko ukabona umuntu azengurutse kwa mutwazamutse inshuro nyinshi, amaze amasaha menshi ku igare nta kibazo afite. Bafite ibanga ryabo. Benshi muri bo abari aba vegetarian, ibyo kurya bituruka ku mafi n'ibituruka ku nyama ntabwo babikoresha cyane. Hanyuma Dr akomeje asavuga ngo cela montre qu'on peut réaliser une activité physique intense et constante avec une alimentation essentiellement végétale. Kuri page 216 ndi gusoma aranditse ngo ibyo bigaragaza ko ushobora gukora imirimo ikomeye y'imbaraga kandi horaho igihe ukoresha ibyo kurya bituruka ku bimera byonyine. Ubwo twari turi kureba code européen, wenda nyivuzeho nihuse. Reka nanone turebe ko turi buvuge ku ndwara y'umutima, kuko amasaha atari budukundire.
reka turebe ko turi buvuge ku ndwara y'umutima mu gitabo cya Yohana igice ni cya 14 ndasoma umurongo wa mbere. Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere haranditse ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ibimenyetso rero biranga yuko umuntu afite ikibazo cy'umutima cyangwa se ko ikintu bita circulatory system ifite ikibazo, urwungano rushinzwe urujya n'uruza rw'amaraso rudahagaze neza, habaho gutera k'umutima kuri hagati ya 60 kugeza ku 100 ku munota, umuvuduko uri hejuru y'140 kugeza kuri 90, kuremera amaguru, kuribwa mu gatuza, ndetse ukumva gasonga mu ibere ry'ibumoso, ukumva mu mutwe, hagati mu mutwe cyane mu gihorihori harashya cyane, kunanirwa ubusabusa, kuribwa mu rushyi rw'akaboko, ndetse ikindi kumva akaboko k'ibumoso gakunda kunanirwa ubusabusa, kuribwa umutwe, kuribwa akaboko k'ibumoso, kwikanga kenshi, ndetse kunanirwa kuzamuka, kubyimba imitsi, kwihagarika kenshi nijoro. Kujya hanze, kwihagarika kenshi nijoro ni ikimenyetso cy'uko ufite ikibazo cy'umutima cyangwa se impyiko. Ikindi kimenyetso ni injereri mu matwi, kuzunguza umutwe ukumva ibikanu biraturika, kuva imyuna, kuruka, isesemi, ubwihebe ndetse n'umunaniro. Ibyo ni ibimenyetso by'uko umutima wawe ufite ikibazo. Koresha ibi byo kurya ngiye kuvuga ahangaha. Icya mbere ni imineke. Mu gitabo mfite hano cyitwa Santé par la Nature basobanuye ko imineke 3 igira umunyu wa potassium miligram 1000 ijya gufasha mu gutuza k'umutima ndetse no gutera neza, ndetse ikaba ari irwanya ikintu bita hypertension. Amashaza ari mu bintu bifasha, avoka, inzabibu, amashu, erayo, ibirayi, hibiscus, igisura n'ikintu bita spirulina. Ibyo bintu birafasha cyane ku muvuduko w'ikirenga w'amaraso. Regime wakoresha: fata igitunguru cya onyo, ufate indimu imwe, ukore salade yabyo, hanyuma ukatakata utuntu tw'utuziga ari byo bita rondelle mu buryo bwo gukata neza salade, ushyire ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo n'akayiko gato k'ubuki. Iyo salade uyirye mbere yo kurya. Ikosa ry'ubusirimu rizabakoraho, ntabwo salade iribwa nyuma yo kurya, ahubwo iribwa mbere yo kurya. Hanyuma iyo salade uyirye mbere yo kurya iminsi 3 mu cyumweru kugeza kuri 4 mu ukwezi kose. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ugusekura beterave imwe cyangwa se ukayisya, inyanya 2, seleri uduti 2, perisile agati kamwe kanini. Warangiza noneho ibyo umaze gukora ugashyiramo ikirahuri cy'amazi, ukavanga neza, ukayungurura. Warangiza ibyo ukabikoresha iminsi 3 mu cyumweru, igihe kingana n'ukwezi. Ibyo biri mu bintu bigufasha ku kibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Ikindi kigufasha ku kibazo cy'umuvuduko w'amaraso ni uguseka iminota 15 ku munsi udashinyirije, utanagize, ariko iminota 15 ukabuzi ngo wasetse wishimye. Ibyo ngibyo bituma umutima utera neza. Ikindi bavuze ahangaha nerekeza kugeza ku musozo kuri iyi ndwara y'umutima, dusigaje iminota 5. Haranditse muri iki gitabo cyitwa Croquer la vie, nacyo Dr Pamplona Roger yagarutse ku ndwara y'umutima, agezaho avuga kuri iyi page y'iki gitabo cyitwa Croquer la vie, avugaho aya magambo ari kuri page yaho. Reka ndebe ko ari page ya 9, nze kubabwira page mpageze. Reka nze mpagere, ni page ya 17. Reka turebe ko ariho page, murambabarira, ni page ya 19. Haranditse ngo prenez l'habitude de prendre des choses avec calme. Imenyereze gufata ibintu tuje. De ne pas vous angoisser, de ne pas conserver des ressentiments envers les autres ou envers vous-même. Wijye uhembera uko wagiye ugirirwa nabi ndetse n'ibyakubayeho mu buzima. De sourire avec confiance devant les problèmes de la vie. Imenyereze kujya umwenyura imbere y'ibibazo byo mu buzima. Il a été maintes fois prouvé que cette attitude d'équilibre mental était facteur essentiel pour la santé. Byagiye bigaragazwa neza ko iyo myitwarire yo kumwenyura imbere y'ibibazo byo mu buzima
ari ikintu cy'ingenzi cyane ku buzima. Souvenez-vous que les cancers affectent fréquemment les gens dépressifs et de mauvaise humeur. Ese mwari muzi yuko kanseri igeze ku bantu b'abanyakizizi batajya bishima ibafata mu buryo butagoranye? Au milieu des tensions et des problèmes de la vie moderne, trouver cette paix mentale n'est pas une chose facile. Muri iki gihe cy'impagarara zikomeye z'ubuzima ndetse n'ibibazo byo mu buzima, kubona ayo mahoro yo mu bwenge ni ikintu gisa naho kigoranye cyane, ntago byoroshye. Beaucoup cherchent de l'aide dans la foi et trouvent que la lecture des évangiles et la prière et la méditation personnelle sont comme un verre d'eau fraîche comme pour notre système nerveux agité. Benshi bagiye basanga ko kwizera, kwiga ibyanditswe byera, gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa bibabera nk'igikombe cy'amazi meza afutse imbere y'ubwonko bwari bucanganyikiwe. Uyu ni umudokiteri ariko agarutse kuri ibi bintu. Kwizera ndaza kukuvugaho gatoya. Icya kabiri, agarutse ku kwiga ibyanditswe byera, gusenga ndetse no gukora ikintu bita meditation personnelle. Ibyo nabyo ni imiti ishobora kugufasha kukuvura umutima. Ibyanditswe biravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Mu gitabo cya Zaburi 104 umurongo wa 13 n'uwa 14 haranditse ngo kandi imitsima ihe imitima y'abantu gukomera. Ubwo n'umutsima, ingano, uburo, amasaka, ibyo bintu iyo bikoresheje cyane bitera umutima wawe gukomera. Noneho hepfo haranditse ngo beaucoup cherchent de l'aide dans la foi. Benshi bashakira ubufasha mu kwizera. Nagira ngo nongere mbabwire ko abadukurikiye ko kwizera bihabanye cyane no kwemera. Kwizera no kwemera ni ibintu bihabanye. Ahura n'umuntu muri iki gihe ukumva arakubwiye ngo buri wese n'imyemerere ye. Nibyo, ariko ntabwo ari buri wese n'imyizerere ye. Umuntu umwe ngo yashoboraga kwambuka umugezi witwa Niagara, n'umugezi muremure cyane, awambuka agendeye ku mugozi. Aragenda ageze hakurya, ubwo abantu bari bakoma amashyi, turakutwemeje, uri umuntu w'umugabo. Arongera agaruka agendera ku mugozi, nabwo baremera cyane. Ariko ageze hakuno arababwira ati noneho ubu ngubu nshobora kugendera kuri uyu mugozi ariko nkawugenderaho ntwaye n'ingorofani. Nabwo barongera barasakuza cyane. Abafana rero namwe murabyumva ibyo baba bakora, baba bafana gusa. Noneho aravuga ati ubu ngubu ngiye gushyira ingorofani kuri uyu mugozi, ngendere hejuru y'uyu mugozi ndwaye ingorofani. Barabyemera, barishima. Ageze aho arababwira ati ariko se nta muntu wakwiyemeza ngo aze yicare muri iyi ngorofani mutware kuri uyu mugozi? Bose baraceceka. Kuki bacecetse? Icya mbere, bacecetse kubera iki? Kwemera bemeye kuko yagiye ku mugozi aragaruka babireba. Ariko igihe yavugaga ngo reka nshyire ingorofani kuri uyu mugozi hagira uzayicaremo, bose bagenze ute? Baracecetse. Kuki bacecetse? Barasobanuye muri icyo gitabo ngo kwizera ni ugutega amakiriro kuri uwo muntu wizeye. Bageze aho rero babura kwizera, baravuga ati nta wamenya, twemeye ariko ntabwo twizeye. Icyo nashakaga no kugira ngo mumenye ko kwizera no kwemera ari ibintu bibiri bitandukanye. Noneho reka twegereza ku musozo turebe ka kagingo kavuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Icyo bisobanura ni iki? Icyo bisobanura ni iki? Kuvuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Reka mpagere nihuse hanyuma abari naho nsoreza kugira ngo ubwo tugeze ku musozo w'iki kiganiro twigaga iryo jambo ritubwira ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Twize ibintu bitandukanye ariko reka abariho tunasoreza. Iri ryari isengesho rya Mose, yari mu misozi y'Imidiyani, yari wenyine, nta muntu bari kumwe. Muzarisome ryose neza ku bantu bakunda iyo Zaburi. Ni Zaburi ya 90 uhereye ku murongo wa mbere. Yararisenze neza, arangije abona iminsi yo kubaho. Ku murongo wa 10 aravuga ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ngo ariko kandi nitugira intege nitwirinda izagera kuri 80. Ageze aravuga ngo nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'imibabaro, ngo kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Hirya ageze ku murongo wa 12 aravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Zaburi ya 90 umurongo wa 12. Hepfo aranditse ngo
muri iki gitabo haranditse ngo uwagira ngo itangira ry'uyu mwaka ritubere agahe katazibagirana, igihe Yesu azaza hagati muri twe maze akatubwira ngo amahoro abe muri mwe. Yohana igice cya 20 umurongo wa 19. Bene data na bashiki banjye, buri umwe ku giti cye, namwe mwese ndabifuriza umwaka mushya. Utwigishe kubara iminsi yacu bisobanura iki? Kubaho kwacu ni ibikorwa, si imyaka tumaze. Icyo nicyo bisobanura. Ni intekerezo dufite, si uko duhumeka gusa, ni uko twiyumva, si isura yo mu maso. Twakagombye kubara ibihe ducungana n'imigambi yacu. Utekereza ibihanitse, mwumve neza, utekereza ibihanitse akagambirira ibiboneye kandi agakora ibyiza bihebuje, uwo ni ubayeho neza. Ngaho mwumva umuntu ubayeho neza, utekereza ibihanitse akagambirira ibiboneye mu ntekerezo ze kandi akakora ibyiza bihebuje, uwo niwe ubayeho neza. Rero twaganiriye byinshi, twaganiriye iryo jambo ryatubwiraga ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Muri iki cyigisho twarebye uburyo igihe cy'uburame ari kigufi, twarebye amabwiriza abanyaburayi bashyizeho yo guhangana na kanseri. Hanyuma ikindi twaje kureba zimwe mu ndwara, tureba ku ndwara y'umutima, tureba n'aka kagingo kavuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Reka nsome uyu murongo usoza mu gitabo cya Zaburi 109 umurongo wa 16. Reka abe ariwo nsoma nsoza. Umurongo wa 16 haranditse ngo Zaburi 109 umurongo wa 16 haranditse ngo kuko wa wundi atibukaga kubabarira, ahubwo yagenzaga umunyamubabaro n'umukene n'ufite umutima umenetse ngo abice. Yakundaga kuvuma kwe kumugeraho. Buriya mwa abantu b'Imana mwari ukuntu tujya dusenga nabi. Abantu baba bari mu masengesho ngo reka ngo dusengere n'abanzi bacu ngo turabaheneye. Oya, Yesu yaravuze ngo mukunda abanzi banyu, ntabwo yavuze ngo muvume. Abanzi banyu ni bangahe? Wenda ibyo tuzabigarukaho. Ariko hano haranditse ngo yakundaga kuvuma kwe kumugeraho. Ubwo yo ukunda kuvuma umuntu, urindagira mbere ye, urakabura umugisha, ukawubura mbere ye, uragapfa uhagaze, yajya kureba akabona ari wowe wapfuye uhagaze. Yakundaga kuvuma kwe kumugeraho, kandi ntiyishimiraga kwifuriza abantu umugisha ukamuba kure. Kandi yambaraga kuvuma nk'umwenda we, kwinjira mu nda ye nk'amazi, kwinjira mu magufwa ye nk'amavuta, kumuhindukire nk'umwenda ayambara n'umushumi ajya kenyeza. Ibyo wifuriza abandi niba ubifuriza ibyiza bizakugeraho. Mwese mbifurije gusoma neza Zaburi 109 umurongo wa 16, ariko tunibuka n'isanganyamatsiko itubwira ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Reka buri wese yige kubara iminsi azamara ku isi yubaha Imana. Nicyo mbasabira kugira ngo nanjye mubinsabire mu izina rya Yesu. Amen.